Niwitegereza neza uzabona ko buri byiyumvo byose umuntu agira bigira ibimenyetso bigendana nabyo by'umubiri. Ntabwo umuntu ufite ibintu byamushobeye aba ameze nk'umuntu ufite ikintu ategerezanije amatsiko n'ibindi nk'ibi. Hari abantu bakoresha sixième sens ibafasha kumenya bike mu byo abandi bantu babatekerezaho, ariko aba bantu ni bake cyane. Na siyansi y'ubumenyamuntu ntabwo ibi ngibi byemera. Hari ibindi rero siyansi y'ubumenyamuntu yemera kandi by'ukuri. Ibi nta bindi ni ibimenyetso by'umubiri byatuma ubona ibyo umuntu arimo gutekereza kandi nta jambo na rimwe akubwiye. Siyansi y'ubumenyamuntu yemeza ko 65% by'amakuru yose tubona umuntu arimo kuvuga abonekera mu bimenyetso by'umubiri akora mu gihe arimo kuvuga. Ibyo bimenyetso tubirebera mu maso, mu buryo umuntu anyeganyeza amaboko n'ibindi bice by'umubiri we. Ibyo bimenyetso rero nibyo twabateguriye hano kuri Mwarimu Show. Njye urimo kumva ndi Kayishunge Etienne. Icya mbere, kuba urimo kuvugana n'umuntu ukabona afunze amaso. Nuzaba urimo kuvugana n'umuntu ukabona afunze amaso kandi mu by'ukuri nta kibazo agize ku maso ye ngo wenda habe hari nk'urumuri rwamumuritsemo cyane cyangwa atokowe, uzamenye ko hari ikintu atarimo gushaka kukubwira. Ntabwo uyu muntu aba ari ukugutinya, ahubwo akenshi haba hari nk'ibyo adashaka kukubwira, cyangwa se ukabona afunze amaso nk'amasegonda 2. Ubwo uzajya umwihorera, uzajya umenya ko hari ibyo adashaka kukubwira. Kabiri, ujya wibuka ukiri umwana muto umubyeyi wawe akagutungura akakubaza ati ni ibiki byabaye, noneho ukaba udashaka kubimubwira, ukuntu wahita gupfuka umunwa ufite n'isoni nyinshi. Iba kenshi umuntu abikora iyo hari nk'ikintu giteye isoni adashaka kuvuga cyangwa kureba. Gatatu, gutamira akaboko k'amadarubindi yawe, ikaramu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Akenshi nk'abanyeshuri cyangwa abantu bari mu kazi, ukabona yatamiye akaboko k'amadarubindi ye cyangwa ikaramu, acecetse nta kintu arimo kuvuga, haba hari ibintu byamugoye cyane atarimo kumva neza. Kane, kugaragaza mu maso. Nk'umukobwa mwicaranye ukabona afashe akananwa ke akagatendeka ku mugongo w'ibiganza bye, aba arimo kukubwira ngo reba mu maso hanjye rwose hakunezeze kuko nzi ko ubikeneye. Ibi ngibi nk'abantu b'igitsina gore babikora bashaka kugira ngo abantu b'igitsina gabo babarebe cyane babiteho. Ibi binasa kandi no kubona umuntu yashyize ikiganza cye ku itama ariko atari igihe cy'agahinda. Aba ari ukuvuga ngo nguyu njyewe ndeba unezererwe. Niba rero uri umusore ukazaba uri kumwe n'umukobwa ukabona yifashe muri ubu buryo, uzamubwire ngo uri mwiza, ufite iminwa myiza, ufite mu maso heza n'ibindi, kuko muri icyo gihe nicyo aba ashaka kumubwira. Gatanu, umuntu wakoze ku kananwa ke afatishijeho intoki yeganishijeho igipfunsi cyangwa igikumwe cye, akabikora areba hasi, hejuru cyangwa hirya no hino, aba arimo gushaka gufata icyemezo. Nubona umuntu urimo kubikora gutya, ntazakubeshye ngo hari ibindi bintu arimo gutekereza, ahubwo azaba arimo gushaka gufata icyemezo ku bintu runaka. Ikiza ku mwanya wa gatandatu ni ukubumba amaboko. Iyo umuntu abumbye amaboko mu gihe urimo kumuvugisha, akenshi aba adashaka ko muvugana. Hari igihe abikora arimo guseka yakubashye, ariko aba ari ukukwereka ko atabishaka rwose, cyangwa se atemeranya nawe mu bintu runaka urimo kumubwira. Karindwi, kugaragaza igice cy'umubiri cyane kurusha ibindi. Niba umukobwa ubona ahagaze asa n'uwareza agatuza ke, ukabona amaguru ye yayabohanyije, mbega ukabona yahagaze mu buryo butuma agaragara neza kurusha uko yari ahagaze mbere, akenshi niba ari wowe arimo kureba hafi ye, aba yakwishimiye ashaka ko umubona neza. 8, kwerekeza ibice by'umubiri wawe ku muntu ukunda ariko utabizi. Iyo umuntu yishimiye undi, akenshi usanga ibice byose by'umubiri we bimwerekeyeho uhereye ku birenge, amaboko ndetse akazajya nigana bimwe mu bimenyetso by'umubiri arimo gukora. Iyo muri nko mu bantu benshi, abantu mu buryo batazi amaboko yabo, ibirenge n'ibindi byose akenshi byerekera ku bantu bakunda cyangwa bubaha cyane, ariko ibi bikaba batabizi. Iyo muri mu bantu benshi kandi hakagira nk'ikintu kibasetsa, buri muntu aseka areba uwo akunda cyangwa yishimiye muri abo bantu bari aho. No mu birori nk'ahantu hari umuyobozi mukuru, iyo hari nk'ikintu kibasekeje, abenshi baseka bareba uwo muyobozi kugira ngo barebe niba nawe byamusekeje. 9, kuba umuntu yegamye yanaregeje amaboko ye. Nubona umuntu yicaye muri ubu buryo, icyo gihe biba bisobanuye ko ibiganiro murimo byamurambiye.
nko muri resitora cyangwa mu biganiro by'abantu benshi, umuntu uzabona yicaye muri ubu buryo uzahita umenya ko ahanini iba ari byo byiyumva afite muri we. 10. Kuba umuntu ahagaze ariko ukazajya ubona arimo kwisumbukuruza akongera akamanuka agakomeza kubikora gutyo. Nubona umuntu arimo kuzajya yisumbukuruza azamuka yongera amanuka atarimo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ngo aba arimo kubyina, akenshi aba afite nk'ikintu kimubangamiye. Niba ari nk'umuntu w'umuyobozi ubona arimo gukora nk'ibi, akazajya yisumbukuruza azamura intugu, ari kuganira na bagenzi be nyuma y'inama cyangwa se ibindi bintu runaka, akora mu mifuka akayicugusa akongera akabivanga no kwisumbukuruza, aba ari ikimenyetso cyo kwiyumva asa n'uvuga ngo ariko ndarenze pe. 11. Gukubanya ibiganza. Nubona umuntu arimo kuganira cyangwa ari wenyine ariko ukabona akomeza gukubanya ibiganza bye, aba ari ikimenyetso cy'icyizere cy'uko ibintu biri kugenda neza. Mbega muri iki gihe aba afite ibitekerezo byiza ku kintu cyangwa ku bintu runaka. 12. Gusuhuza umuntu hanyuma ukajegeza ikiganza cye. Iyo umuntu asuhuje undi hanyuma akajegeza ikiganza cye, aba ari igisobanuro cy'uko amufitiye icyizere. Indamukanyo nk'izi zizwi cyane ku banyapolitiki. Ibi kandi bijya biba n'igisobanuro cy'uko aba bantu bafitanye amabanga akomeye. 13. Kuramukanya ikiganza kimwe kiri hejuru ikindi kiri hasi. Mu gihe abantu baramukanyije gutya, ikiganza cyo hejuru kiba ari icy'umuntu wahawe icyubahiro, icyo hasi kikaba ari icy'umuntu urimo gutanga icyubahiro. Abantu benshi iyo barimo kuramukanya n'abakoresha babo, bashyira ikiganza hasi mu rwego rwo kwereka abakoresha babo ko ububasha bafite buri hejuru y'ubwabo. Ni nk'igihe uba ugiye gusuhuza umuntu hanyuma akagufata ku rutugu, aba ari ikimenyetso cyo kukwereka ko yiteguye kugufasha. 14. Gusuhuza umuntu ukoresheje ibiganza bibiri. Niba usuhuje umuntu ukamuha ibiganza bibiri, kimwe kiri hasi ikindi kiri hejuru hanyuma icye kiri hagati y'ibyawe, aba ari ukumubwira ngo nishyira mu mwanya wawe, nemera ibitekerezo byawe, cyangwa uti turi kumwe ijana kuri rigenzi ryaryo. 15. Umuntu usuhuza undi agahita azana kandi kaboko akagakoza ku kindi gice cy'umubiri wawe icyo ari cyo cyose, akenshi uyu muntu ntabwo aba akunze kwitabwaho n'abandi cyangwa hari nk'amakuru ashaka kuri bo atarimo kubona neza. Uko umuntu abikora agusuhuza ukumva kandi kaboko karagufata cyane, ni nako aba akeneye umuntu bashyikirana cyane kuko abandi aba atarimo kubashyikira nk'uko abishaka. 16. Umuntu wambaye karuvati ariko ukazajya ubona yongera akamera nk'urimo kuyitunganya bundi bushya kandi nta kibazo yari ifite, yari iri mu mwanya wayo neza. Iki kimenyetso kigira ubusobanuro runaka bitewe n'aho umuntu ari n'ibyo arimo gukora. Hamwe nk'umugabo cyangwa umusore wambaye karuvati ari nk'imbere y'umuntu w'igitsina gore akazajya akomeza kuyikoraho buri kanya asa n'urimo kuyiringaniza, akenshi aba akunda cyangwa yakunze uyu muntu w'igitsina gore. Ubundi nabwo kandi ashobora kubikora mu gihe atameze neza muri we, ari nko kwa kundi umuntu aba yumva nta mahoro afite, cyangwa akabikora arimo kubeshya afite ubwoba asa n'uvuga ngo icyampa nkabona ikintu kinkura aha hantu. 17. Niba umuntu arimo kukuvugisha ariko ukabona arimo gukora utuntu tudafite impamvu, ukabona wenda arimo nko kwikora ku bipesu bye kandi nta kintu kiriho, ukabona arimo gusa n'uwihanagura kandi nta mwanda uri ku mwenda we, ubundi ukabona arimo kunosha umwenda we awukurura akongera akawurekura n'ibindi nk'ibi, akenshi iki gihe aba atemeranya n'ibyo urimo kumubwira ariko adashaka guhita kwerurira ko atabyemeye. 18. Gushyira amaguru ku meza. Iki kimenyetso gisobanura ibintu byinshi. Hamwe gisobanura agasuzuguro, ahandi kigasobanura kwisanzura, kwerekana ko ari we bosi muri abo bantu bari iruhande y'ayo meza, cyangwa akaba yabikora kuko aribwo aba yumva yicaye neza. Gusa abavura mitekerereze bo bemera ko kwicara gutya mu gihe uri mu kazi bidakwiye kereka mu rugo iwawe. 19. Kwicara ku ntebe ureba inyuma yayo. Kwicara gutya bigira ubusobanuro butandukanye. Abantu bamwe bicara gutya igihe bafitanye ibibazo na bagenzi babo, abandi bakicara gutya kubera umujinya, abandi bakicara gutya igihe bafitanye ibibazo na bagenzi babo bakabyicara kubera umujinya waturutse kuri ayo makimbirane. Kwicara gutya kandi bikunze no kuba ku bantu b'abayobozi. 20. Gukina n'inkweto. Abantu b'igitsina gore akenshi nibo bakunze kwicara barimo gukina n'inkweto zabo.
Iyo nk'umuntu w'igitsina gore abikoze gutya, akenshi aba yumva amerewe neza, yisanzuye, cyangwa akabikora ashaka kugira ngo abantu b'igitsina gabo bari aho hafi berekeze amaso ku maguru ye. 21. Kwitegereza umuntu. Amaso nizo ndorerwamo tureberamo ibyiyumvo bya bagenzi bacu. Iyo umuntu muhuje amaso, ukabona ibitsike bye byiyongereye ubunini byikubye 4 ugereranije n'uko byari bimeze, biba bisobanuye ko uyu muntu yagukunze. Noneho rero bikaba ikinyuranyo iyo akwanga, kuko iyo murebanya kwanga ibitsike bye biriyegeranye, mbega bikagabanyuka mu mubyimba. Noneho iyo umuntu arakaye ariko ashaka kubihisha, amaso yaba manini ariko ibitsike bye bikakomeza kuba bito n'ubundi, bikagaragara nk'ibyegeranye. 22. Iyo umuntu adashaka ko muhuza amaso, akenshi aba afite ibintu ashaka kuguhisha. Iyo ari umuntu ubona utakabaye aterwa isoni n'uko murebana. Ibi bishobora kuba kandi ikimenyetso cy'uko uyu muntu atamerewe neza muri we. Umuntu ashobora kureba hirya kandi ari agasuzuguro, cyangwa arimo gushakisha igisubizo mu gihe yabajijwe ikibazo kimugoye gusubiza. 23. Kureba umuntu umwegereye wamuhanze amaso cyane. Iyo umuntu aguhanze amaso cyane rero, akenshi aba ashaka kugutera ubwoba, cyangwa ashaka guhindura ibyiyumvo byawe mu buryo runaka, cyangwa akabikora mu gihe arimo kukubeshya, kuko abantu benshi bazi ko iyo umuntu arimo kubeshya adahuza n'uwo arimo kubeshya amaso. Noneho ibi ngibi bigatuma tumbera uwo muntu arimo kubeshya. 24. Guhumbaguza cyane. Mu buryo busanzwe umuntu ahumbya hagati y'inshuro 6 n'10 ku munota. Iyo rero uyu mubare urenze, ukabona umuntu arimo guhumbaguza kenshi, biba bisobanuye ko yishimiye ikiganiro murimo kugirana. Nibi rero twari twabakusanyirije kuri iyi nshuro kuri Mwarimu Show. Hari ikindi kimenyetso waba uzi kiba cyerekana ko umuntu arimo gutekereza ibintu runaka? Ikaze rero udusangize icyo utekereza wanditse aho hasi habugenewe, ubona ijambo ngo comment. Niba wishimiye iki cyegeranyo kandi wakora like, ukanagisangiza abandi kuri WhatsApp, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga, kuko bitwongerera imbaraga zo gukora ibyiza kurusha. Ndabashimira kuba mukurikira urubuga rwa Mwarimu Show. Wakanda kuri subscribe niba utarakandaho, ukanakanda ku nzogera ihitiza nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso kuri telefone yawe kakumenyesha ko hari inyigisho cyangwa ikiganiro gishya dushyize kuri Mwarimu Show. Ntiwibagirwe kandi kudusangiza icyo utekereza wandika aho hasi habugenewe ubona handitse ngo comment. Murakoze.